Prophet Joshua guhamagaye kangahe? Guhamagaye kangahe? Maje gukora video 9392 zarebwe n'abantu amamiliyoni 9,932 n'umwe w'igice. Ayo mafaranga ko ntari kuyabona muvandimwe. Ariko wenda reka twirengagize yuko ayo mafaranga wenda ataje, ariko abandi wayahaye narababonye, ariko nanjye aze nyamuneka ntararenzaho ibindi. Hari umuntu witwa Papi ni boss wanjye, ndamwubaha. Niwe muntu wanzanye imihanda, ndamutse mvuze yuko nizanye naba mbeshye. Ariko Papi, ngiye kukugenera ubutumwa nubwo uri boss wanjye, ariko ibintu wakoze ntago tubigendanaho rumwe. Ati gute rero? Hari urubyiruko rwinshi cyane rwirirwa ruvuga ngo rurakennye, rwabuze amafaranga, rwabuze iki. Umuvandimwe Prophet Joshua agize gutya, aravuze ati ngewe mu mentioning izina ryanjye ndaguha amafaranga 100,000 kuri konti yawe, wakongera ukabisubiramo akongera akayaguha. None umuvandimwe Papi yavuze ngo ibi bintu ngo nukwica urubyiruko, ngo nukurwandagaza.